ijambo ry'umunsi. Gumana ubushake bwo kugera ku iherezo. Buri muntu wese nibyo koko ashobora gutangira amasiganwa, ariko kandi zirikana yuko abayarangiza ari bakeya. Buri wese muri iki gihe ahura n'ibintu bimurushya, ariko batsinze gusa nibo babasha kugera ku iherezo. Abarangije amasiganwa urabyibuka yuko aribo bahabwa ibihembo. Byemeze rero nawe uyu munsi, jya ku ruhande rwawe ubundi uvuga uti mfite umutima wo kugera ku iherezo kubera ko nshaka ibihembo. Bishyire mu buzima busanzwe, ubundi uvuga uti kugira ngo nzagere ku bihembo Imana yo mu ijuru yanteganyirije, nuko ngomba kugera ku iherezo hamwe n'abandi batsinze. Soma Timoteyo wa 2 igice cya 4 umurongo wa 7. Narwanye urugamba rwiza, narangije ibyo nasabwaga, nagumanye ukwizera. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NEMI. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri NEMI TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi. Komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.